ati nakoze ikosa nca inyuma umudamu wanjye aramfata atamfata ndimo ndamuca inyuma. Icyanyuma rero kinaremereye kurenza ibindi ni uko yasubiranye, uwo mudamu yasubiranye na ex boyfriend wiwe. Nawe wa mudamu undeba ukaba watekerezaga kuzakora ibyo bintu uvuga ngo uzishyura umugabo, nongeye kubasuhuza mbwe mukurikiye Dede TV show. Ndasuhuza abari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, impande zose z'igihugu cy'u Rwanda. Ngasuhuza abantu mwese mutuye mu mujyi wa Kigali, mwese maximum respect. Aba hasi la mwese maximum respect. So uyu munsi narimba kumbuye, maze iminsi nkora nabi pe, mumbabarire, maze iminsi nkora nabi cyane rwose, nkora nabi na prodinga nabi kubera maze iminsi mpuze ndi mu bintu byinshi, ndi mu kavuyo kenshi nyine bitanyoroheye, namwe mujye munyihanganira. So rero nari nababwiye yuko mfite abantu benshi bangishije inama, nifuza ko dufatanya kubagira inama. Siduko ndi kuvuga ijwi ryanjye rimeze nabi kubera ko ikirere cyatangiye guhinduka, murabizi abantu barwara sinizite, biba ari ibibazo muri iki gihe kitameze neza. So rero nababwiye yuko rero tuzajya tuganira, ariko mfite abantu bangishije inama ari batatu, ubu bamaze kuba bane, hari n'undi wiyongereyemo. Ariko tugiye nonaha kuvuga ku kibazo cya mbere cyane cyane cyihutirwa. Umushuti wanjye umwe yangishije inama, ni umushuti wanjye, we angisha inama, ariko ndamubwira rero reka tugishe inama abandi bantu bacu, turebe ko hari iyindi nama irenzeho batwungura. Umuntu yarandikiye arambwira ngo, yaranditse ngo hello Dede umeze gute, ndamusubiza ameze neza. Arambwira ngo rero ngiye kukugisha inama, ngo umudamu wanjye, ngo afite umudamu yari imfura, kandi nanjye nari mbizi ko n'abantu nzimo ukuntu yari imfura, yari umuntu w'inyangamugayo, umudamu witonda, utagira amagambo menshi, witonda, atari ba bantu baceceka ngo ubone ibikorwa bye bitandukanye n'uburyo aceceka. We yari atuje mu buryo bwose, atuje pe, ari wa muntu umva wakandagira akakubwira ngo it's okay. Urumva uwo muntu? Noneho yitonda, bari bamaranye imyaka 8, bamaranye imyaka 8 n'ubu kuko baracyari kumwe. Noneho umupapa rero niwe wangishije inama, arambwira ati rero mumfashe kumenya uko ndi bubigenze. Ati nakoze ikosa nca inyuma umudamu wanjye aramfata atamfata ndimo ndamuca inyuma, already ndi kubikora. Urumva? Atamfata already ndi kubikora, nahandi hantu nari mfite bihakanira kuko yamfashe turyamye njye n'undi mukobwa. Ati noneho ararakara cyane, urabyumva, arababara, ati anansubiza n'impeta, ati birarangira. Ati noneho tugiye gutandukana ahamagara famiye, nyine ngo yamusabye imbabazi biranga, arangije ahamagara famiye bamufashe nyine kumusabira imbabazi. Noneho birangiye famiye ziraza zibijyamo zirabunga, zirabahuza, bagerageza kwigisha umukobwa, baramuganiriza ngo gerageza byumve, amubabarire, areke gusenya. Babyaranye kabiri, bafitanye abana 2. Hanyuma famiye zibigiyemo, umudamu aravuga ati okay, ntago dutandukana, reka ibyo gutandukana mbyihorere. Hanyuma umugabo rero ikibazo afite, yarambwiye ati kuva ubwo ubu ngo hashize amezi 8, hashize amezi 8 ibyo bintu bibaye amufashe. Atariko muri aya mezi 8 ashize meze nk'ubikuzimu,
muri aya mezi 8 ashize meze nk'uba ahantu ntakubwira mu isi y'umwijima. Ati umudamu wanjye yanyeretse isura ntari nsanzwe nzi ko afite, yanyeretse umutima mubi ntari nsanzwe mubonana. Burya baravuze mu kinyarwanda cyiza ngo umugore iyo yarakaye na Satani aramanuka agafata isomo. Yes, niko bimera. Tijara we yaravuze ngo abagore barabibika, ngo barayiza ngo ku myaka 10-20 bakarivenjinga. Ntekereza ko atari bose, ariko umugore warakaye ari wa mugore udahubagurika, utarakarira aho ngaho, udasakurizaho. Iyo yarakaye ewana Satani aramanuka agafata isomo. So ubwo ukuntu byaje kugenda, icya mbere umugore urumva umugabo afite akazi n'umudamu afite akazi. Umugore ntiyongeye gutuma baryamana ngo bakore sex, having sex wapi, ntiyongeye. Ayo mezi 8 ashize batarongera guhivinga sex na rimwe. Icyo ni icya mbere, kandi murabizi ko ari nk'igihano cy'urupfu ku bagabo. Simubizi se? Kwima umugabo ni nk'igihano cy'urupfu uba umuhaye. Hanyuma icya kabiri umugore yahise amubwira ati guhera uyu munsi umenye ibyawe nanjye menye ibyanjye, umenye yawe winjiza nanjye menya yanjye, umenye umutungo wawe nanjye menye wanjye, umenye ayo ukorera nanjye menya yanjye. Ati amafaranga ahembwa simba nzi ngo yakoresheje iki se. Ati ibyo nta n'ikintu bintwaye, kuko umuntu iyo yakoze ikosa agomba guhanwa. Ikindi cya kabiri ikindi cya gatatu ngo akora ibyo ashaka, asiga akora ibyo ashaka, asiga ajya aho ashaka, nta kuvuga ngo ngiye aha, nta kumubaza. Ngo ageze aho none washatse ko baganira, ngo umudamu aramubwira ngo ukora ibyawe nayo nkora ibyanjye, tubane twe gusenya urugo kubera abana, ariko ibindi byose kumfataho inshingano nta kindi kintu nshaka. Ati nta kindi nshaka. Icyanyuma rero kinaremereye kurenza ibindi nuko yasubiranye, uwo mudamu yasubiranye na ex boyfriend wiwe. Umugabo nyine urumva nubwo badahevinga sex nk'abashakanye, ariko bararana mu buriri, baracyabana mu cyumba. Umudamu rero ararateretaniramo, araravugana n'abandi bagabo. Okay, yambwiye umwe, ariko ambwira yuko hari n'izindi chat ajya abona z'abandi bantu ku ruhande. Aravuga ati mumbabarire mumbwire, njye nubwo naciye umugore wanjye ndamukunda cyane, sinifuza ko dutandukana, nta nubwo nigeze ndota ko tuzasenya urugo. Ati nkora iki none nazajya ko ntabura umudamu ansabye divorce. Sinarakara by'indengakamere kuko ndabizi ko ari njye wakoze amakosa, ni njye watangije ibyo bintu byose mu rugo. Ati kandi yabanje kujya mfata ndi gucata n'uwo mukobwa, yabimbaza nkamucurikanga, ati bikarangira abyemeye, ati biza kugeraho adufata. Ati none nkora iki? Njyewe kavuga inama yanjye nkuko nyumva. Inama ya mbere ku mugabo, ntekereza ko akwiriye kwihangana akareba ikizavamo, adasakuje, yitwaye neza, yibombaritse. Wa mugabo we ugatangira kwitwara neza, nyine nk'umuntu udashaka gusenya, ukareba ko iyo neza yawe izagarura umugore, cyangwa umugore nawe akabona yuko yahindutse akazagaruka. Ikindi sinzi nimba iyo nama cyangwa se ibingibi umudamu we yabimenya, ntabwo nzi ukuntu byagenda kugira ngo umudamu wabyumva, ariko byibuze reka mbivuge gutya kugira ngo iyi nama nimba hari n'undi mudamu uri kuyikoresha bimubere isomo cyangwa yisubireho. Wa mudamu we
umugabo wawe yaguciye inyuma, nibyo yakoze amakosa, nibyo yakoze ibintu atagakwiriye gukora, ariko iyo uhannye umuntu cyane, baca umugani mu kinyarwanda ngo wirukankana imbwa akarikera ukayimara ubwoba. Ntabwo mvuze yuko uwo mugabo ari imbwa, ntabwo ari byo mvuze, ariko ni umugani, niyo sensi nabishyiramo. Ariko reka nkubwire, guhana umuntu ni byiza, yes ni byiza, ariko gutanga ibihano birengeranye birenze ubushobozi bw'umuntu nabyo ni bibi, cyane cyane harimo kwanga ko mukora sex, mwubaka urugo, reka mbyite gutyo, nko kwanga ko mukora inshingano z'abashakanye. Ni ikosa urimo gukora, kandi wa mudamu we numara gusenya urwo rugo ngo urimo urahana umuntu ko yagucitinze, yaguhemukiye, nubikora gutyo, trust me, nigeze no kubivuga no mu bushize, mu kiganiro nigeze gukora cyashize, ndavuga ngo uko utekereza ko ushaka kurivenjinga, ushaka kwishyura umuntu waguhemukiye, wowe ni wowe ubibabariramo, ni nawe ubihomberamo, ni wowe ubibabariramo. Igihe cyose ushaka kurivenjinga, ujyana umubiri wawe, ujyana icyubahiro cyawe, ujyana ubuzima bwawe. Yibuke ko ari ubuzima bwawe uba ujyana, atari ubwundi. Ntabwo buryo uri kumwishyura, nibibaho gute wibeshya ko uri kumwishyura se? Ntabwo uba uri kumwishyura, ni wowe uba uri kwihemukira. So rero ntabwo ngiye nakugira inama imaze ityo. Nimba waremeye gukomeza kubana nawe, emera mubane nyine, umubabarire birangire. Ariko ibyo bintu byo gushaka guhimanira mu rugo rw'umuntu ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, ntabwo. Oya wa mudamu we, oya. Umuntu yaraguhemukiye, ntiwasaba ngo mutandukane, ugumye mu rugo, urimo uramubabarizamo, none utangiye kumucitingira mu mani. Ntabwo ndi kuvugira umugabo, ariko it's too much kabisa, ntabwo ari byo. Nimba nawe wa mudamu ndeba ukaba watekerezaga kuzakora ibyo bintu, uvuga ngo uzishyura umugabo, uzamwishyura se? Ntabwo wamwishyura, ntabwo byakunda. Iyo ubikoze uba uri kwangiza ejo hawe heza, uba uri kwangiza ubuzima bwawe gake gake, uba uri kwangiza ubuzima bw'abo bana. Wicaye muri urwo rugo uri guhimana n'umugabo gutyo, ugatekereza ko ngo urimo urafasha abana, ngo uri muri urwo rugo kubera abana, kandi urimo urabahemukira gake gake. Uyu mugabo azageraho noneho avuga ati enough is enough, agende burundu. Nagenda usange wowe usigaye uri aho ngaho, uri imihanda ushaje. Mwagiye mumenya ko n'imyaka uko ugenda ivaho umuntu agenda akura, kandi nimba mubizi neza, umugore w'imyaka 45 n'umugabo w'imyaka 45 ntabwo baba bameze kimwe. Wapi? Ntabwo bameze kimwe, trust me, ntabwo baba bameze kimwe. Umugore w'imyaka 45 wowe washaje, wowe wagiye, ariko umugabo abakirimo. Umugabo w'imyaka 80 yashaka akabyara, umugore w'imyaka 80 se yashaka akabyara? Bishoboka. Niyo mpamvu nimba ugifite urwo rugo rusigasire, yego waramuhannye pe, waramuhannye bihagije, ariko rekera wubaka urugo rwawe, rekera utuze. Nimba uzi neza ko uri umudamu, umugabo akaba yaraguciye inyuma, reka tunabifatiraho tubibwire n'abandi. Umugabo akaba yaraguciye inyuma, ukamufata ukabangurika, nanjye muciye inyuma mwishyure, ukagenda ugakurayo umwana, uri kwangiza ubuzima bw'abantu wangije uko bungana. Hari ubushobozi twaremanywe, hari ubuzima twaremanywe, hari imibereho twaremanywe itandukanye. Ciringa, tuza, baraguhemukiye nibyo, ariko tuza, cisha make, wirakara ngo ukabye, wihana ngo ukabye. Aho harimo agasatani karimo kwinjiramo gake gake. So ndumva ngiye ariyo nama yanjye, namwe mujye inama muri comment, mumbabare mujye mukora kuri like please. Iyo musapotinze mugakora kuri like, mugatera comment, bituma YouTube
iri komandinga video zanjye ibona ko abantu bazikunze nanjye nkagira icyo bimarira. Please nimba uri inshuti yanjye ugahura n'ino video mbabarira ukande kuri like birahagije, ushyiraho na comment. No muri comment niyo washyiramo agatima, muri comment niyo utashyiramo amagambo ugashyiramo agatima, ugashyiramo akaimoji gaseka, ukagira iki, ariko byibuze muri comment hakazamo imibare myinshi na like zihagije, bituma YouTube iri komandinga video zanjye zikaba zagera no ku bandi bantu benshi. Iyo nkunga yonyine uyimaye hari icyo byaba bigutwaye. Inshuti mfite zirenze 200 zirenze 300 koko mumpaye izo like hari icyo byabatwara. YouTube ikarikomandinga video zanjye zikagera no ku bandi bantu batanzi bakamenya. Hari icyo bitwaye. Iyo ni support ndimo kugusaba, nkuko nawe wansaba indi nkayigukorera, nkuko nundi wamusaba indi akayigukorera. Imana ibahe umugisha mwese. Bye.